Ese wigeze gusoma Bibiliya ukumva hari aho udasobanukiwe? Abantu benshi basoma Bibiliya buri munsi, ariko hari ibanga rikomeye abenshi batamenya. Bibiliya igomba gusomwa mu buryo bwihariye kugira ngo isobanukirwe neza. Niyo mpamvu hari abantu bayisoma imyaka myinshi ariko ntibayumve neza. Ariko se byagenda bite uramutse umenya intambwe 5 zoroshye ariko zikomeye cyane zifasha umuntu gusobanukirwa neza ijambo ry'Imana? Muri iki kiganiro tugiye kureba uburyo abahanga mu gusobanura Bibiliya bakoresha kugira ngo bumve neza ubutumwa bwayo. Icyanyuma muri izi ntambwe kiratangaje cyane kuko nicyo gihindura ubuzima bwa muntu. Bibiliya nicyo gitabo cyasomwe cyane kurusha ibindi byose mu mateka y'isi. Cyahinduwe mu ndimi nyinshi kandi kigira uruhare rukomeye mu mibereho y'abantu amamiliyoni ku isi. Ariko nubwo ari cyo gitabo gisomwa cyane, hari ikibazo abantu benshi bagira. Ntibamenye uko bagisobanura neza. Hari abavuga bati nasomye Bibiliya ariko hari aho ntasobanukiwe. Abandi bati hari ibintu bimwe numva ariko sinzi uko nabishyira mu buzima bwanjye. Ukuri ni uko gusoma Bibiliya gusa bidahagije, ahubwo bisaba uburyo bwo kuyiga no kuyisobanura neza. Niyo mpamvu muri iki kiganiro tugiye kureba intambwe 5 zoroshye zifasha umuntu gusobanukirwa neza ijambo ry'Imana. Izi ntambwe zifasha umuntu gusoma Bibiliya mu buryo bucukumbuye, kuyisobanukirwa neza no gushyira mu bikorwa ibyo yigishijwe. Kuko intego nyamukuru yo kwiga Bibiliya si ukumenya amagambo gusa, ahubwo no guhindura ubuzima. None se umuntu yakora iki kugira ngo asobanukirwe neza Bibiliya? Reka dutangirane n'intambwe ya mbere. Ndi Harindintwari Charles, aha ni Kukuri Gukiza TV. Kwitegereza neza cyangwa se observation. Intambwe ya mbere mu gusobanura Bibiliya ni ukwitegereza neza ibyo dusoma. Abantu benshi bakora ikosa ryo gusoma umurongo umwe bakihutira kuwusobanura batabanje kureba neza icyo uvuga. Ariko abahanga mu gusobanura Bibiliya bavuga ko mbere yo gusobanura umurongo, umuntu agomba kubanza kwitegereza neza. Kwitegereza bisobanura kwibaza ibibazo nk'ibi: ninde uri kuvuga? Avugana nande? Ni mu gihe cy'ibyabereye? Ni ikihe kigamijwe muri aya magambo? Urugero, niba usoma ubutumwa bwa Pawulo, ni ngombwa kumenya Pawulo yandikiraga nde? Ni ikihe cyari ikibazo muri iryo torero? Ni iki yashakaga gukosora? Iyo utitegereje neza ayo makuru, ushobora gusobanura umurongo mu buryo butari bwo. Mu gitabo cya Nehemiya igice cya 8 umurongo wa 8 havuga ko abigishaga abantu Bibiliya basomaga amategeko y'Imana bagasobanura neza ibyo asobanura kugira ngo abantu babyumve. Ibi bitwereka ko gusobanukirwa Bibiliya bisaba kwitonda no kuyitegereza neza. Ni nk'uko umuntu ashaka kumenya ubutumwa buri mu ibaruwa, adahita asoma ijambo rimwe gusa, ahubwo areba ubutumwa bwose. Iyo umuntu atangiye kwiga Bibiliya muri ubu buryo, atangira kubona ibintu byinshi atari yarigeze abona mbere. Igice cya kabiri ni ugusobanukirwa ibyo wasomye cyangwa se interpretation. Nyuma yo kwitegereza neza umurongo wa Bibiliya, intambwe ikurikiraho no gusobanukirwa icyo uwo murongo ushaka kuvuga. Iyi ni intambwe ikomeye cyane kuko abantu benshi bagira ikibazo cyo gusobanura Bibiliya bakurikije ibitekerezo byabo bwite aho gukurikiza icyo umurongo uvuga. Gusobanukirwa Bibiliya bisaba kumenya ibintu bitandukanye: amateka y'icyo gihe, umuco w'abantu bavugwaga, n'ubutumwa nyamukuru bw'icyo gitabo. Urugero, niba usoma igitabo cy'ibyahishuwe, ugomba kumenya ko ari igitabo kirimo ibimenyetso byinshi, symbolism. Niba ubifashe nk'ibintu byose bifatika, ushobora kubyumva nabi. Niyo mpamvu abahanga bavuga ko umurongo wa Bibiliya ugomba gusobanurwa uhuje n'indi mirongo ya Bibiliya. Ibi byitwa Bibiliya isobanura Bibiliya. Iyo ubonye umurongo utumvise neza, ni byiza kureba indi mirongo ivuga ku kintu kimwe. Ibi bituma umuntu atagwa mu makosa yo gusobanura nabi ijambo ry'Imana. Intambwe ya gatatu ni ugushyira mu bikorwa ibyo wize. Iyi niyo ntego nyamukuru yo kwiga Bibiliya. Bibiliya ntiyanditswe gusa kugira ngo abantu bayisome nk'igitabo cy'amateka, ahubwo yanditswe kugira ngo ihindure ubuzima bw'abantu. Mu gitabo cya Yakobo igice cya 1 umurongo wa 22, Bibiliya iravuga iti: ariko mujye mukora iby'ijambo ry'Imana, ntimukayumve gusa mwishuka. Ibi bisobanura ko kumenya Bibiliya gusa bidahagije. Ikintu cy'ingenzi ni ukubaho dukurikije ibyo yigisha. Urugero, niba usoma umurongo uvuga ku kubabarira, ikibazo si ukumenya gusa icyo uwo murongo uvuga, ahubwo ikibazo gikomeye ni: ese witeguye kubabarira abandi mu buzima bwawe? Iyo umuntu atangiye gushyira mu bikorwa ibyo yiga muri Bibiliya, ubuzima bwe butangira guhinduka. Mu yandi magambo, imwe mu mpamvu zituma ubona abantu ko batangiye bameze ariko bakimeze kandi basoma Bibiliya cyangwa se bajya mu nsengero, ni uko batajya bagira uyu mwanya ubafasha mu kugira impinduka z'ubuzima. Hari ugusenga usaba ubwenge bw'Imana. Ikindi kintu cy'ingenzi cyane mu gusobanukirwa Bibiliya no gusenga. Bibiliya si igitabo gisanzwe cyanditswe n'abantu gusa, nk'uko tubibona mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 16. Havuga ko ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Ibi bisobanura ko gusobanukirwa Bibiliya neza bisaba ubufasha bw'Imana. Niyo mpamvu mbere yo gusoma Bibiliya ari byiza gusenga ugasaba Imana kuguha ubwenge, gusobanukirwa n'umutima wumva ijambo ryayo. Mu gitabo cya Zaburi 119 umurongo wa 18, umwanditsi arasenga ati: humura amaso yanjye ndebe ibitangaza byo mu mategeko yawe.
Aya magambo agaragaza ko gusobanukirwa ijambo ry'Imana ari impano iva ku Mana. Iyo umuntu asoma Bibiliya asenga, ijambo ry'Imana ritangira kumuvugisha mu buryo bwihariye kurushaho. Intambwe ya 5 kandi ikomeye cyane mu gusobanukirwa Bibiliya no gutekereza cyane ku ijambo ry'Imana, ibyo bita meditation. Hari abantu benshi basoma Bibiliya vuba vuba nk'aho basoma inkuru yanditswe mu gitangazamakuru, barangiza bagahita bayifunga. Ariko mu by'ukuri Bibiliya ishaka ko umuntu ayitekerezaho, akayigarukaho kenshi, akayitekerezaho mu mutima. Mu gitabo cya Zaburi ya mbere, umurongo wa 1 n'uwa 2, Bibiliya ivuga iti: hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ahubwo akishimira amategeko y'Uwiteka, akayibwira ku manywa na nijoro. Ibi bisobanura ko ijambo ry'Imana ritagomba gusomwa gusa, ahubwo rigomba gutekerezwaho mu mutima. Meditation mu buryo bwa Bibiliya si ukwibagirwa ibintu byose nk'uko bamwe babitekereza, ahubwo no gutekereza cyane ku by'Imana yavuze. Urugero, iyo umuntu asomye umurongo uvuga ngo Uwiteka ni umwungeri wanjye sinzakena, Zaburi ya 23 umurongo wa 1, ashobora gufata umwanya akibaza, bivuze iki ko Imana ari umwungeri wanjye? Ni gute ibi bishobora kumfasha mu buzima bwanjye bwa buri munsi? Ni hehe nabonye Imana inyitaho nk'umwungeri? Iyo umuntu atekereje ku ijambo ry'Imana muri ubu buryo, ritangira gukora ku mutima we no kumuhindura imbere mu mutima. Niyo mpamvu abigisha Bibiliya bavuga ko ijambo ry'Imana ritagomba kunyura mu maso gusa, ahubwo rigomba kugera mu mutima. Iyo umuntu atangiye kugira akamenyero ko gutekereza ku ijambo ry'Imana, ubuzima bwe bwo kwizera butangira gukura cyane. Iyo turebye izi ntambwe zose twavuze, kwitegereza, gusobanukirwa, gushyira mu bikorwa no gusenga ndetse no gutekereza ku ijambo ry'Imana, tubona ko kwiga Bibiliya ari urugendo rwihariye. Ariko hari ikintu cy'ingenzi cyane tugomba kwibuka. Intego nyamukuru ya Bibiliya si ukumenya amagambo gusa, intego nyamukuru ni ukutwereka Yesu Kristo. Mu by'ukuri kuva mu ntangiriro ya Bibiliya kugeza ku iherezo, ubutumwa bwayo bwose buganisha ku kintu kimwe: agakiza kabonerwa muri Kristo. Yesu ubwe yabwiye abafarisayo ati: murasuzuma ibyanditswe kuko mwibwira ko ari byo bibaho ubugingo buhoraho, nyamara nibyo bimpamya. Ibi wabisanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 5 umurongo wa 39. Aya magambo agaragaza ko Bibiliya yose ivuga kuri Kristo. Niyo mpamvu gusoma Bibiliya neza bidufasha kumenya Imana kurushaho, gusobanukirwa urukundo rwayo no kwegera Kristo. Iyo umuntu atangiye kwiga Bibiliya muri ubu buryo, ijambo ry'Imana rihinduka urumuri rumuyobora mu buzima. Isi ishobora guhinduka, ibibazo bikaza bikagenda, ariko ijambo ry'Imana riguma ari ukuri kudahinduka. Niyo mpamvu buri muntu wese ashishikarizwa gusoma Bibiliya, kuyiga no kuyisobanukirwa neza, kuko muri yo niho dusanga ubuzima, ibyiringiro n'agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo. Tubwire iki kiganiro kigufashije mu gice cya comment, ubundi usangize abandi. Ndi Harindintwari Charles. Shalom.